ubutumwa tujya gusoma n'ubw'umubyeyi wacu Ambasaderi Gasamagera Larisse ubusanzwe mu basanzwe bibukira hano muzi ko iminsi myinshi igihe cyose yabaga hari yari afite ubutumwa yajyaga atugenera, ariko ubu ntabwo yabonetse, ariko yabwohereje. Reka tubukurikire. Yatangiye agira ati mbuye nzahora nkwibuka. Bayobozi, babyeyi, bavandimwe, twongeye guteranira hano twibuka kandi twunamira ababyeyi, abavandimwe, abana bacu, inshuti bose bishwe urw'agashinyaguro na leta yariho, bazira gusa ko ari abatutsi. Ndihanganisha imiryango y'abacitse ku icumu bagikomeza kugendana mu butwari bwinshi inkovu z'ibikomere bya jenoside yakorewe abatutsi ku mubiri no ku mutima. Ndashimira kandi ingabo zahoze ari za FPR Inkotanyi gutsinda Sekibi no kurokora abanyarwanda. Ishimwe rikomeye akaba ari u Rwanda rutengamaye. Najyaga mbasha gusangira n'abanyembuye uyu mwanya wo kwibuka, ariko ntitwaherukaga kubera COVID-19 yayogoje isi mu myaka 2 ishize. N'ubu iduhaye agahenge sinshoboye kubana namwe kubera imirimo igihugu cyanshinze nkorera hanze yacyo mu gihugu cya Angola. Aho mpagarariye mu gihugu cya Angola, aho mpagarariye nyakubahwa Paul Kagame, umubyeyi wacu, perezida w'igihugu cyacu, ndetse nkaba mpagarariye n'inyungu z'igihugu cyacu muri rusange muri iki gihugu cy'inshuti. Ndi kuri urwo rugamba nk'umunyembuye. Ati nta mujenosideri watekerezaga ko byashoboka, bityo sinshobora kwibagirwa Mbuye muri iki gihe twibuka abacu bazize jenoside. Hamwe no kubakomeza rero, ndifuza gusangira namwe amasomo make nakuye mu mateka y'igihugu cyacu cy'Imbuye, by'umwihariko isomo rya mbere: nta mwenda dufitiye isi. Isi yadutereranye ntiyadutabara, tuyikeneye, isi ntidutunze, bityo ntikwiye kutugenera uko dukwiye kubaho, uko dukwiye gupfa n'ibindi. Ubuhamya bwose bwatangiwe aha Imbuye, nta na rimwe numvise hari ugira uti natakambiye isi irahurura irantabara. Twishwaga n'abaturanyi n'abanyarwanda b'inyangabirama bayobowe na leta mbi iri mu marembera, ariko isi yarareberaga ntiyadutabaye. Maze uyu munsi hirya no hino bagaterura bagahakana jenoside ngo ni amoko yasubiranyemo, ngo habaye jenoside ebyiri y'abatutsi n'iy'abahutu n'ibindi. Jenoside yabaye ni imwe yemewe n'isi yose, ibindi ni ibitabapfa. Kenshi bivugwa n'abayikoze babwerabwera hirya no hino hamwe n'abambari babo, dore ko nta murozi wabuze gikarabye. Duhagurukire rimwe turwanye abahakana n'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi, kuko tuzi uko yabaye n'abayikoze. Isomo rya kabiri: twahisemo kuba umwe. Twahisemo ubumwe bw'abanyarwanda, bidufitiye inyungu nyinshi. Kera ihembe ryavugiraga ku musozi wa Mbuye, Gisanga, Rubona na Mpungwe bakumvira rimwe. Kangoma, Giti cyuma na Mayunzwe, Nyaruyonga, Cyobe na Cyabana bagahaguruka, Mbuye yose igatabara ntawe usigaye inyuma. Kera twahuriraga aha twicaye, itorero ry'intore za Mbuye zavuyemo, ndetse n'abahanga batoranijwe bagaserukira u Rwanda mu mahanga. Zatorezwaga hamwe na Barindikije Camille nta vangura. Abatutsi, abahutu n'abatwa abenshi baraha barabizi. Ubwo bumwe bwaturangaga bwari budufitiye inyungu twese kurusha urwango
rwabibwe na bamwe bari babifitiye inyungu zabo bwite. Turabona twese igihombo twasaruye muri uru rwibutso rubitsa abacu bishwe bazira kuba abatutsi gusa. Amahitamo yaje rero, ubumwe buruta urwango n'amacakubiri. Isomo rya gatatu: imbaraga zishyirwa mu iterambere. Iterambere rya bose ritavangura. Kera twavugaga iterambere, twavugaga amarangara, Nduga ikaba abanyamusozi, amashuri, amavuriro byiharirwaga na Byimana, Kabgayi na Gitarama. Nyamara mperutse gutungurwa no kubona banyereka aho ndi hano muri Angola hakoreshejwe telefone, urwererane rw'amatara yo ku muhanda nijoro, nakwibuka icuraburindi ry'imbuye n'akatadohwa katagira amazi wategerezaga isoko ryo ku wa kabiri ngo ugura ayandi. Nta uhejwe muri iryo terambere na kaburimbo izashyira imanuka idusange. Muri jenoside hari imbyino babyinaga ngo isi n'ibirimo byose ni iby'abahutu. Nyamara ibi byose tureba none si iby'abatutsi cyangwa abatwa gusa. Ibyiza by'u Rwanda tubisangiye twese. Ibyiza imbuye tugezeho ni ibyacu twese. Ubukire, umukene, uwacitse ku icumu, uwakoze jenoside agafungwa agafungurwa, turebe ejo hazaza kurusha guheranwa n'agahinda cyangwa ipfunwe by'ibibi twakoze. Twibuke twiyubaka. Isomo rya kane: umutekano wacu. Duhere ku bacitse ku icumu, boye kubaho ku nkeke, cyane cyane muri ibi bihe twibuka abenshi bakunze kwibasirwa, amatungo yabo akicwa, nabo ubwabo bagaterwa ubwoba. Leta yacu iratureberera, ariko umutekano wacu natwe tumenye kwirinda, twiyemeze ko nta uzongera kwicwa nk'ikimonyo. Akarengane kahozeho mu Rwanda n'imbuye ntikahasise. Nanga bancura umusangiro w'inka z'abatutsi zabagirwaga mu nzuri ku manywa y'ihangu, n'andi mazina byitwirwaga ko ari demokarasi. Byabaye bimwe mu bikoresho byakandamizaga abatutsi. Ubu rero ntibikibaho. FPR yarokoye abicwaga, yarokoye kandi iyoboye iki gihugu cyacu muri leta y'ubumwe bw'abanyarwanda. Ibi nge bimpa icyizere ko nta jenoside izongera kuba ukundi. Bavandimwe ntarambiranye, ndangije nongera gukomeza abafite imitima ihungabanye muri iki gihe, kandi mbifurije gukomeza kwibuka twiyubaka. Murakoze. Bwa ubutumwa bwa Honorable Ambassadeur Gasamagera Weraris. Dukomeze twibuke twiyubaka. Arakoze umubyeyi wacu ku butumwa bwiza aduhaye, kandi umutoni nawe arakoze kubutugezaho uko yabuduhaye.